Reka duhe ikaze abantu bose badukurikiye, abari mu Rwanda, abari hanze y'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda, inshuti zacu, abadukunda, abadusengera, ntimukabure ku mwuka wera. Tugize umugisha ukomeye wo kugaruka kuri izi kamera kugira ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye, ariko tugambiriye kubaka umurimo w'Imana ndetse no gukomeza gushyigikira ubwami bw'Imana mu bantu kugira ngo bukomeze bwubakike neza. Ntabwo ni njye nyine, muri kubona Prince Robert. Reka tumuhe ikaze tuganire mu izina rya Yesu. Nishimiye ikaze umaye, nsubije abantu bose badukurikiye. Yego. Imana ibamugisha kandi mwarakoze gukora subscribe. Ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwanyu, namwe mugiye kuyikora. Imana irinde imibiri yanyu. Yego. Irinde ubugingo bwanyu, umwuka wanyu, kugira ngo bitabaho umugayo n'ubutunzi bwanyu n'imiryango yanyu. Yego. Imana ibamugisha. Ku ruhande rwawe na famiye wari umeze neza? Hamwe n'umuryango tumeze neza. Turashima Imana. Yego. Hanyuma ndi muri projet yo gushaka ukuntu twari dukora live streaming y'amateraniro. Yego. Ndetse tukaba twakora n'ikiganiro kinyura kuri radio. Yego. Nifuza abantu bumva ururimi mvuga, bumva buzuye umwuka wera, Yego. bashyigikire, bampa inkunga y'amafaranga Yego. kugira ngo ibikorwa tubikore. Yego. Ndumva icyo ngicyo gitambutse. Rero famiye yanjye imeze neza, madamu n'abana nanjye turashima Imana. Urabona ko nta mahoro. Njye ubundi iyo nabonye ibirayi nkaba nawanjye urwaye. Yego. Sha, Ariko burya ibintu aba ari ibyo. ibintu biba bimeze neza. Ntabwo nza kugira ngo dutinde, tugiye muri bya biganiro byacu bya Gospel Talk. Hari ibimaze iminsi kuri izi mbuga nkoranyambaga, ariko si ku mbuga nkoranyambaga gusa, ahubwo biri ahantu hose no mu bantu bose. Kandi ntibiri no mu Rwanda gusa, ahubwo biri ku isi yose. Yeah. Ariko reka tugaruke ku muhanuzi Solange. Nabonye abantu benshi bakora ibiganiro bavuga ngo dore ni umutinganyi, yagize amabara y'abatinganyi, yarapfukamye ku mukeka. Hari amabara uyu munsi abantu bise ngo ni amabara y'abatinganyi, ku buryo iyo bakubonye uri kuri ayo mabara, aho waba wahifotoreje, byaba bije nko muri kamera yawe gutya cyangwa ahandi, bahita bavuga ati nimumureba ko yazanye amabara y'abatinganyi. Ku ruhande rwawe Robert, iby'aya mabara ubibona ute? Ese koko Solange n'abandi bantu bari gukora cyangwa se bari kugaragaza ariya mabara mu buryo bumwe n'ubundi, ubona koko ko ari umutinganyi? Urakoze. Reka mbwira abantu bagiye kudukurikira iki kiganiro bagende step by step. Yego. Bitonze. Yego. Reka manze mbahe devoir, umukoro. Baraza gukora, wakandika usubije muri comment, wakuza mu mutima wawe ibibazo ngiye kubaza ukisubiza, ariko biba byiza wasubiza muri comment. Yego. Ni ibibazo bigera nko muri 6 nshaka kubaza abantu. Ubwo ndabaza boroheje, mbaze n'abakomeye, abayoboye abandi n'abayoborwa nabo, ab'imidendezo, ab'imbata, abakire n'abakennyi, Yego. abeza n'ababi, abagufi n'abarebare. Naye ko bose baba. Ikibazo cya mbere kiragira kiti, mu kubaho kwawe uyoborwa n'umutwe cyangwa uyoborwa n'ikibuno? Ni icyo ukoresha muri ibyo byombi? Uzi mbere yo gusubiza. Yego. Uyoborwa n'umutwe cyangwa uyoborwa n'ikibuno? Ni icyo ukoresha muri ibyo byombi mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri? Kuko Bibiliya ivuga ko hari umutwe hakaba n'ikibuno. Yego. Umutwe ufite abahanuzi bawo, n'ikibuno gifite abahanuzi banyu. Wowe ukoresha umutwe cyangwa ukoresha ikibuno? Nsubiza, icyo ni ikibazo cya mbere. Yego. Ikibazo cya kabiri ni ikibazo kigira kiti, ese ninde ubyara ibi bihanda bya none mbona i Kigali no mu isi yose? Ninde ubyara ibi bihanda bya none mbona i Kigali? Ese iki kibazo impungenge zacyo ngize. Iyo bihanda none waba ari wowe ubibona wenyine ukaba uri kubaza abantu ngo ninde ubibyara kandi nta n'ibyo bazi. Ubwo nyine iyo mwarimu abajije abantu baba bagomba kujya gukora ubushakashatsi. Yego. Mwige, mucukumbure ibihanda n'iki, ibihanda bya none bimeze bite? Kuko uyu munsi dufite abantu bitwa ngo ni abagoti.
ijambo goti uzi icyo ari cyo? si goti si ihene. Ariko ni ihene ifite n'igisobanuro. Yego. Buriya uzitegereza ishusho y'ikitwa Baphomet ni ishusho y'ihene y'isekurume cyane. ariko umuntu baricara bakavuga ngo uyu muntu ni great all the time, ngo ni uw'ibihe byose. Ariko nyamara Bibiliya yivuga uw'ibihe byose, ivuga Mesiya, ivuga Kristo. Yego. Ariko uyu munsi umuntu aricara akavuga akajya kuri mikoro akavuga ati uyu muhungu w'i Kigali wa muhanzi ukomeye ngo ni uw'ibihe byose cyane. Abo nibo bita abagoti. Ese ibi bihanda byanyu uyu munsi bibyarwa nande? Icyo ni ikibazo cya kabiri, sibyo? Ndasubiza ikibazo cyawe rwose neza, mwitonde. Turaza gusoza iki kiganiro mumenye niba Solange ari umutinganyi cyangwa atari we. Yego. Turaza kumenya uburyo ki umuntu azi kurebesha imigogo mu jisho rye, akamenya agatotsi kari mu ry'amasengesho direct. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo mbese niba ujya usoma Bibiliya, ibyo usoma urabyumva? Niba ujya usoma Bibiliya uvugishije ukuri, ibyo usoma urabyumva? Ese niba utabyumva hagakozwe iki? Yego. Icyo ni ikibazo cya kangahe? Cya gatatu. Ndacyari muri homework ndi guha abantu banjye. Ngende umwarimu masengero umwigisha. Yego. Mbo icya kane, ese muri ibi biti bibiri usoroma ku kiyi? Igiti cy'ubugingo n'igiti kimenyesha ikibi n'ikiza. Ni izihe mbuto muri no minsi uri kwirira? Tubize cyangwa se nawe wuze muri wowe. Urya kuzihe mbuto? Ni igiti cy'ubugingo, ni igiti kimenyesha ikibi n'ikiza. Muri no minsi utohagijwe n'iki? Yego. Ni iki kimanuka mu gifu cyawe? Ikibazo cya gatanu kiragira kiti ese wubaha ibyo umwami Yesu yigishije ukanubaha n'ibyo intumwa ze zigishije, cyangwa warabihinyuye wubaha iby'intumwa nshya, new apostolic reform, intumwa nshya z'uyu munsi za none zikwigisha? Wubaha ibihe? Yego. Yego. Sibyo? Gatandatu, ni ikibazo ndi kubaza, ubwo mu bantu mume muri komenti munsubize cyangwa se mwuze ubwanyu wiwuze. Yego. Wenda tuzanakora n'ubushakashatsi tubikosore dushingiye kuri komenti. Ushobora kuzakora ikiganiro cya kabiri cy'iki kiganiro mbonye komenti twabonye. Yego. Ikibazo cya gatandatu kiragira kiti nibura wigeze urya ku buki bwakuwe mu ntumbi y'intare ngo wumve uburyohe bwabwo? Hari ubwo wigeze urya ubuki bwavuye mu ntumbi y'intare ngo wumve uburyohe bwabwo? Twajya twinjira mu kiganiro, ibibazo birarangiye. Ikibazo cyawe kiragira kiti Solange, Robert, Masengesho, Pasiteri, Bishop tubonye yambaye, Mama Lionel n'abandi tubonye bambaye icyo bita iri bendera. Ariko njye naryo nambaye. N'urugero nyine nguhaye nawe ujya ushyira kuri thumbnail uri kurivugaho, kuko n'ubu nujya gukora thumbnail uraza kurishyiraho cyane. Ndagira ngo abantu babanze banyumve neza. Hari igihe tujya dutanga na commande ya artificial intelligence ukabona ihise bwati bigezweho ni ibi ngibi, kuko nge ndi imashini ishaka kuzasimbura umuntu, uri kumva? Ntago ari byo njemo, ariko ubwo nkusanya amakuru bigezweho ni ibi gahita kubitamo. Ndagira ngo tugende, iki kiganiro kirakomeye, ndagira ngo abantu bankurikiye bacyumve neza. Iyo mu muco wa Kinyarwanda tuvuze ubutinganyi, abantu bumva ibintu bibiri. Icyambere, abantu bumva umugabo wenda undi. Yego. Sibyo?
nako ijambo ry'Imana rivuga. donc umuco wa kinyarwanda Yego. abantu bumva umugabo wenda undi, Yego. hanyuma bakumva n'umugore ushobora kuba arambagiza undi, ariko akenshi ikintu bumva cyane ni umugabo uri kwenda undi. Yego. Sibyo? Yego. Ndagira ngo mbabwire ko icyo bita kingdom, ubwami, dufata urugero bw'ubwami bwa hano mu isi. Buriya ubwami bugira ibintu bitatu bikomeye. Bugira idarapo, bukagira ikirangantego cy'igihugu, Yego. bukagira n'ingabo y'igihugu. Yego. Cyangwa se indirimbo yubahiriza icyo gihugu. Yego. Sibyo? Yego. Nko mu Rwanda idarapo ryacu rigizwe n'amabara atatu. Yego. Ayahe? Ubururu, Ubururu, umuhondo n'icyatsi. Hakabamo n'izuba riri mu idarapo ryacu. Yego. Buri bwami bwo mu isi bwose, sibyo? Yego. Nk'uko Satani yabugabanye, bugira amabara agira amadarapo yabwo. Yego. Hanyuma iri bara ryitwa ibara ry'umukororombya rigizwe n'amabara 7. Yego. Sibyo? Yego. Ni ikimenyetso Imana ubwayo yagiranye, icyo bita covenant, igihango. Imana yagiranye n'abantu babwira ngo sinzongera kubarimbuza umwuzure Yego. ukundi, ahubwo abanzi banjye bazaribwa n'umuriro w'iteka. Yego. Nk'uko Imana yafashe ihema ryayo ikarimanurira muri Mariya, Yego. ibu rikaba riri hamwe n'abantu, niko Satani yaburikoye iri bendera ry'Imana ko Imana itazongera guhanisha abantu umwuzure. Irarimanura, Satani ararimanura. Urabizi ko aburikora ibintu byo mu bwami bw'Imana. Ubu iri bendera rye riri hamwe n'abantu be. Kamisubiremo. Yego. Ubu Satani yafashe icyo bita ibendera ry'ubwami bwe, araryururutsa. Ubu riri hamwe n'abantu be. Icyaje ari indahiro y'Imana. Yego. Yuko itazongera kurimbuza isamazi. Ubu Satani yararifashe noneho we arigira ibendera ry'ubwami bwe. Avuga ati iki kintu bavuze ko muzashya, reka tukigendane kuzageza igihe tuzashya, turi kumwe nawe. Ararimanura rivana mu kirere. Bati manuka vaho ngaho manuka. Ararizana rishyira kumwe n'abantu. Bati n'ubundi yavuze ko ari umuriro uzadutwika. Mwirirebera mu kirere. Nirize rikube riri hafi na n'ubundi risezerano ryo kuzashya. Noneho abazashya mwese noneho nimuyigomekeho mwigumure. Mu Bugande bafataga ibendera ry'u muri Kongo, fata ibendera ry'u Rwanda bagatwika. Ubu na Satani nawe yamanuye irya Yesu aho yari yararishyize. Ati n'ubundi niryo gushya, nimuze murimanika ahantu hose muyibwiye ko mudatinya n'umuriro none ko twiteguye. Wajya ubyumva. Iyo abaririmbyi bari kuririmba, buriya bino bibazo nabajije hejuru biraza kunganira iki kiganiro, niyo mpamvu nahereye ku bibazo. Iyo abaririmbyi bari kuririmba, bararirimba ngo umusaraba ni wo bendera ryacu twebwe abakijijwe, twemeye n'isoni nke zawo, niryo rituneshereza. Umuntu wese ukijijwe ari i Burayi, ari Nyamasheke hasi naho ntaragera, ari Nyagatare hasi, ari Gicumbi hirya za Rushaki karenga hirya za Gatuna, akijijwe, ari muri Afurika y'Epfo, ari no mu bihugu by'abarabakijijwe, ibendera ryabo ni umusaraba. Hanyuma umuntu wese uzarimbuka, ndaza kugera kuri wa mugogo nakubwiye abantu bareba umugogo ndakumva n'agatotsi kari mu bandi bagahita bagatokora. Umuntu wese uzarimbuka, ubu ikintu ari kubungana ni iri darapo ry'imirasire 7. Reka rero nkubwire impamvu abantu bamwe batazi n'ibisobanuro byabo. Buriya buri darapo, buri bara rifite ikintu risobanura. Hari icyo bita RGTQPU+.
sibyo? Iyo bavuze uru rusobe rw'aya mabara bakagera n'icyo kimenyetso cyo guteranya, kamanzi sobanura abantu ikintu bivuga. Iyi ara ivuga abitwa lesbians. Nibiheraho. Nabo ngabo Lesbienne. N'abagore bendana cyane. Lesbienne ni umugore wenda undi mugore. Yego. Sibyo? Yego. Umugore urigata mu gitsina cya mugenzi we, bari gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa agakoresha ubundi buryo bwose bw'umwanzi kugira ngo abikore. Wese hava akagera atwaye iri bendera. Niba udukurikira ushaka ubusengerano, kuko ahantu amabendera cyane ari, urabizi ko amabendera agenda y'ibihugu y'ubwami agenda ba ku manuza ku ma institution agiye atandukanye, buri institution ubu iri bendera rizamuye cyane mu madini. Yego. Bizi ko babwiye umusaraba ati tuvira ahangaha, utu ni utuntu twacu, uri kumva databuja yavuze ati tubishyire ku mugaragaro ahabona. Ibiri bendera riri mu madini. Ubu rero ubusenga uririmba muri korali, niba uzi kuri umulesbienne iri bendera uzamuye ni irya Satani. Twagiye. Mbabwira abantu ko ari amabara atari y'abatinganyi, ahubwo ari amabara n'ibendera rya Satani. Yego. Ibyo bigeho umucyo, ntakagira umuntu wongera kuvuga ngo ni kuko abantu bose batwaye ririya bendera si uko ari abatinganyi. Yego. Ndaje ndabibasobanurira. Yego. Ara ya mbere ni lesbians. G ivuga gay. Gay ni umugabo wenda undi mugabo mugenzi we. Sibyo? Noneho hakaza B. Ni bisexual. Ni umuntu ufite umugore mu rugo ariko aryamana n'abagabo bagenzi be. Bumva urwo ruhurirane rwose. Ubwo tugeze ku itsinda rya gatatu rikubiye muri iki kintu nyine. Ku buryo mwebwe muri sosiyete mutanatekereza ko atwaye iri bendera. Navuze ko atari ibendera ry'abatinganyi, ni ibendera rya Satani mwenyewe. Yego. Nkuko football ari igitekerezo cye. Yego. N'ibindi byinshi. Noneho uyu muntu sosiyete yo ntabwo ibizi ko ari umutinganyi. Yego. Kuko afite ahantu ataha, afite umugabo we, afite umugore we. Yes. Ibintu bwose. N'uyu mugore wamushatse hari igihe atazi ko ari umutinganyi, n'uyu mugabo wamushatse hari igihe atabizi. Yego. Umugore umwe ngo yarabyutse asanga umugabo ahennye kuri mugenzi we, agwa muri koma, arahagarara kuva hari biranga ko umuntu hati ibintu mbonye ni ibiki. Ejo buriya amakuru menshi ava mu bamotari aratangaje. Ejo umumotari yarantwaye amakuru masenge akomeye. Numva ko atari uri kunganiriza, ari Imana iri kumpera amakuru muri we kugira ngo menye amakuru. Yamaye amakuru ateye ate. Yarambwiye ati ubu twaragowe. Ati mvuye kujyana umugore ahantu ku rusengero, atari ko n'ubu umutima wanjye uri kwibaza ngo uriya mugore asenga ibiki ku rusengero. Ati uriya mugore asenga ibiki, nise kubera icyo akugize ate mota. Ati kankubwire wa mugabo we, ati ntago nkuzi. Yego. Atari ko ati maze kubona ko Satani ngo yasanze Yesu mu butayu, ngo aramugerageza iminsi 40, ngo amutsinze ngo amubwira ngo nguteze ikindi gihe. Yego. Ngo aratega mutegera no kumusaraba, ngo aramutsinda. Ngo ariko ubu yarahinduye. Yambwiye ijambo rikomeye. Avuga ati ubu yarahinduye, nta gihirwa atega Yesu ngo ikindi gihe, ubasigaye yirwa ateze ikindi gihe abantu bakurikira Yesu. Yego. Urumva mu kindi gihe yateze Yesu, Yesu amanukana imbaraga. Ibyo Satani atekerezaga ntibyaba ari byo. Yego. Ndavuga ati ikindi gihe cyanjye nacyo kirahari, nzagutegera ku rubyaro. Ubwo nuko nzajya acungira ku rubyaro. Kandi ku rubyaro naho Yesu haramubabaza. Arababaza. Niba ari ikintu kibabaza ni ku rubyaro. Nanjye mbabara ntarabakucunguye. Mukiza Yesu. Yambwiye baramutwaye. Yambwiye ati uyu mugore ntwaye muramutwara. Atari ko n'ubu umutima wanjye urunsaba kutazongera kumutwara. Uti ikibazo afite ni iki? Ngo ni itsinda ryabo hano i Kigali ry'abagore bafite n'ishyirahamwe, niko yambwiye uwo mumotari. Ikintu bakora bashinzwe guhanira abagore, abandi bagore bagenzi babo babatwariye abagabo, ngo bakabahuza icyitwa igitsina gabo.
ni ukuvuga ngo umugore wamenye neza amakuru y'uko hari undi mugore wamutwariye umugabo, umutwarira umugabo, asanga iyo koperative, ajya muri iyo koperative. ndacyari kuri aba bisexual, yego barakomeye kuko bwashize naganiye n'umuntu wari umutinganya mu buhamya, arambwira ngo umu bisexual ni mubi cyane kurusha umulesbian, kurusha umuge. birumvikana ariko iyo ari indaya yigurisha, ngo irakubaza ngo urakoresha Airtel cyangwa se urakoresha MTN, ngo ubwo MTN ni imbere, mbega n'itumanaho ryaje uburyo mu Rwanda, naho Airtel ni yadutse, urumva ni sirenge zabo bakoresha, sijyo? MTN ni yahozeho, Airtel ni yadutse. ngo uyu mugore iyo baguhaye ikiraka, turi kugendana, ndakumva neza, iyo bamuhaye ikiraka bati uriya mugore yitwa kana, ngatiwe manimero yanjyaniye umugabo, shaka ukuntu muhuza gahunda y'abagabo, areba n'abagabo akumva isesemi iraguye, ngo iyo kwatatse baguha amezi 2 abahagije, akoresheje ikirere. lesbian arambwa ngo kandi uyu mugore afite umugabo we babana, ndikanga ubu ni umugore w'umugabo, ariko akaza akora, ngo kandi bro ngo harimo ibiceri ngo ku rwego rwo hejuru, ibiceri byo ntabwo byabura. yamaye urugero, arambwira ngo nk'uko ubona abantu sida icyaduka, ngo nk'abatinyukaga ngo babonaga buruguri, niba ari buruguri na sauce tomate na sosoma n'ibindi byose, ngo n'uyu munsi niko bimeze. arambaza ngo se tuzakora iki? Ijambo namubwiye ni mota wo kurimbuka azarimbuka, n'ubugingo buhoraho azabubona. Ikindi cya kabiri, Robert, icyo sabwa no gusengera umuryango wanjye, kuko twahisemo gukorera Uwiteka n'inzu yacu twenyine n'abana banjye, naho ubu ibintu byabaye barabara. Iyo koperative cyangwa iryo tsinda ryaba rifite n'ibyicaro, ubwo birumvikana ko ntabwo ari abantu karere kamwe hano hangiye gakoreramo. Urumva sinigeze mubaza ibintu byinshi cyane kuko nsirashaka no kubikurikirana. Arambwira ati twaragowe, mva undi buhamya buretse gatoya. Arambwira ati ubu ndabwase mota ibi bintu ku bwenge bwanjye butabyumva butanabishyikira bimeze bite. Buriya abasengesho hari ibintu twayaga tuvuga hano kuri kamera, tukumva umwuka w'Imana kuduhata kuvuga kugira ngo abantu baba muri ubwo buzima babashe kwiyaruramo. Ako nsigaye ngenda mbona ibintu noneho nkumva ngize ubwoba, wahura nabyo ukavuga ati naye narabivuze, ariko hano hafi hano dutuye ubu hari ingo 3 zifite ikigeragezo babuze uko babigenza. Niba ari kubaroga simbizi, ku manywa ibuye riba rifuze bajya gushaka ahantu riva bakahabura, bazanye abanyerondo bakubita utwana two muri quartier batubeshya ngo nitwo tuyatera neza. None ikintu gitangaje, nijoro byari amabuye biba amabyi, kabaye ubu nta gutekera hanze. uri kumva urugero nyine ngo haye kanikomeze n'icyo nashakagamo kugira ngo abantu babyumve neza. Noneho ibi ndi kubivuga nk'umugabo, nkabivuga nk'umubyeyi. Niba hari icyorezo dufite gikomeye, naba batwara rumuri biri darapo byamaze kurenga imbibi z'uko abantu babitekerezaga. ubu ibendera riri kumwe n'abantu ahantu hose, nakubwiye ngo mubayobora n'abayobora. uyu bwo ngewe winsimbutsa, komeza urangize mu mabara umbwiye n'iyo place kuko niyo ujya kubisobanura. Ikitwa te uri kumva bakita transgender. Transgender ni umuntu mama na papa we babyara, bakajyana kwa muganga, bakandikisha ati uyu mukobwa wanyu yitwa Nyiramariza Clotilde, n'urugero ntanze. Niba hari umuntu witwa gutya mbabarire, ni urugero runje mu mutwe kugira ngo abantu babyumve neza. Mwana kwikoza imitana 2 3 yagera handi ibere ryinaga batirinda rikuraho, faho umuntu mushyiremo inshinge imisemburo itizamuka,
boro nimushaka nayo muyifunge mukateho mukureho mushyireho ibintu by'abagabo mushyire hano byamaye nka da abo nabo bitwa transgender ni abantu bahinduye imiterere yabo n'imitekerereze. Iyo satani yicaye rero avuga ati iri darapo ryanjye ndaribonye hararira hare uyararizamuye. Mbibuke ko ibyamamare n'abandi bantu badasanzwe abantu bari muri governance n'iki aribo bantu ba mbere baheshwe ishema no kuzamura icyo bita idarapo. Umuntu wese rero uri muri aba bantu isi y'umwijima inezerwa no kubona azamuye iryo darapo ryabo riri muri ya mabara ngahe arindwi, kandi buri bara rifite igisobanuro cyane. Turi kugendana yego bo hari ya ki ni ya ki irivuga ngo ni umuntu uri questiona. Ubu dufite abantu baba questiona azakasubiza ubu gutingana bimera gute, umugabo aba yunamye ku wundi gute asundi ubundi kukimana. donc ni ukuvuga ngo n'undi muntu wese ukibyibazaho ukiri kubitekerezaho utarabishyira muri mu ngiro ariko uba wumva umeze aho idarapo naho rirahari ubwo nawe nyine aba yinjiyemo tayari nawe bamubara bamubaza yavuga ati uyu nawe ni uwawe abafitemo umugabane nzamuba nzabikoreye ese yamara amafaranga yabo kumva ari akayabo nzagenda n'ubuzima bwanjye ubundi umuntu yabakura he bundi bavanye bakorera he humura nawe urimo kuko wigeze kuvuga ijambo rikomeye ubu nibwo ngenda ryuza. Hari abantu bafashe ubugingo bwabo babahereza ibirayi baramira bahita baninya muri toilette birarangira cyane birasohoka nada finite rimwe cyane. Nawe rero urimo ufitemo umugabane ntubabare. Hari icyo bita plus. Yego iyo plus igaragaza amatsinda y'abandi bantu barimo. Nk'urugero mfata urugero rwa hafi umupasiteri ushobora kubona mu rusengero iwabo bano ba Nyarugenge ujya ubona n'abandi bagiye batandukanye za Kicukiro na za Gasabo bazamura ibendera pasiteri akaruca karumira cecekana mushyira mu gikuta bavuga yuko uyu nguyu bamukunda. Niyo mpamvu nakuye ngo hari abantu isi y'umwijima yahaye idarapo abantu muri bungane babona umwaka bati we basageje nakubonye uriwe kabisa uri kumva ariko bari bo babi cyane kurusha uwo. Niba ushobora kubaho uri pasiteri uvuga rikijyana hano mu gihugu abantu bakazana ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ndaza kubasomera ijambo ry'Imana ukuntu rivuga rabanga umugabo wenda undi uwo ni ikizira mu maso y'Imana. rero aho hantu biranakomeye harimo abantu nyine bo babirimo neza barimo imbere. Yego hari n'abandi birwa babwira abantu ati kandi dore uriya afite idarapo kandi dore nguriya ararifite kandi urifite we ahubwo akaba atarimo neza ari wa wundi wo ku ruhande uri sayidi wenda uri kwihigira n'uduceri muri ibyo bintu donc umeze nk'uri muri ya question ya ariko rero hakaba hari cyangwa uri muri plus aho hakaba hari n'abarimo birwa reka sura kuri ya makuru y'umumotari wanjye yambwiye ati none ikintu gitangaje gikomeye cyane ati biriya biboro ni bibi mwana ati umuntu babatije niko yakoresha iryo jambo babatije binisiye ati uriya mugore yambwiye ati yakutashyeho ati urahurwa kugera ku rwego uri kumva ati bo itsinda ryabo urabona ko masengesho nshobora kuba nereta nk'umusheri uri kumva we waza kumutereta nkafuha bo ntago bafuha darapo ko atakira kira nawe dutwaze nuko ngo niba umuntu yinjiye muri uyu muryango ahubwo bashobora no guhura mu itsinda ryabo umwava kuri uyu yajya kuri uyu comekamo ati none ikintu kibabaje ati uyu munsi niba kibikora mu mbaraga zo gushaka umunezero babikora mu mbaraga zo budakoresha ihe initiation cyo ni cyambere nakivuze ikindi cya kabiri gushaka imbaraga tubiza guhubuza urabona rino jambo Yesu yavuze ngo ninde muntu nkozeho
ko numvisha imbaraga ivuyemo. aravuga ngo iyo bagutinze rimwe gusa rimwe risaridori imbaraga ibikuvuyemo. Donc nyine wowe imbaraga ikuvamo wikamujyamo. Yes. Yego. Ku buryo ngo babavuga butumwa n'abapasiteri iyo atagize atabona uko abwiriza aba yakamutse neza amavuta ari kwisiro arabarurumbi abantu ishize ngo bahigira twana tw'udukobwa tukiri amasugi n'utusore tukiri imanzi mutuzane hano mu itorero musambaze icyo mushaka cyose protokora ariko mumbaze icyo mushaka ariko mumbaze icyo mushaka nzagende niko nibonera imbaraga turi kugendana. Yego. Mbo iyi plasi irimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye aba intersexual aba pansexual uri kumva ni rya tsinda ry'abandi bantu ririmo n'abatekereza bitekerezo kankoresha iryo jambo abazana mishinga baba muri iyi plasi. Donc iryo ni itsinda rimwe ariko riri mu yandi matsinda magana. Yes. Iyo plasi rero nibateranya n'abandi banyabizira. Iyi plasi ni igiteranyo kibwira umuntu twatu ibintu byo kuryamana na mugenzi wawe bihage. Ihene zirahari. Inkwavu n'imbwa. Igukunu umuntu yarangiza ari kumwe n'imbwa. Amarobo ntabwo hari nta kiganiro nahoze mbona ati ndashaka imashini umuntu wayindangira munshakira aho ziri. Abacura bitekerezo babyo bimaze igihe utajya ngo umushinga uje none ahangaha uba utagijwe n'umugabo witwa Gilbert. Abacura bitekerezo bose ba Gilbert n'abandi bose nk'aba ngaba bari muri iyi plus. Niyo mpamvu uzabona umuntu azaka wati amareta asazigera bivugeho. Kareka ngo ndayishimiye yigeze kwikoza mu mitano baravuze ati simbasha twumva n'ingene byakorwa twumva n'ingene bitubishikira batama kuri banke mondiale ubona baramuhamagaye niko wa mugabo wavuze ngo iki ngo rero za nkunga twajyaga twohereza we wabyivugiye ndayishimiye ati za nkunga twajyaga twohereza mwihangane tubaye tubahaye igihe cyo kwitekereza yo ntazo muba mukibonye paka mwemeye kuzajya mwubahiriza uburenganzira bwa muntu. Tubwo rero nyine mube mwihanganye mu gihe mukiri kwitekerezaho. Ngo agiye kumva sinzi ahandi bamuhamagaye niba ari muri UN. Nubwo ati niko ye hajya ngo ntago mwumva n'ingene ngo ntago mwakira ati ubwo nyine mube mwirwana ngo dusenga Imana ati ntacyo ubwo ni mube musenga iyo Mana yanyu ibuza abantu uburenganzira. Urumva rero nta leta y'igihugu nta abantu benshi uri kumva abantu benshi niba ari abavuga butumwa bakaba abahanuzi bakaba abigisha mu rwego rwo kugira ngo ubutumwa bwiza butaza umugayo. Iri darapo ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko buri kwerekeza irimbukiro waba ubizi cyangwa utabizi. Sibyo ntagira ari ibendera ry'abatinganyi iri ni ibendera rya Satani ahubwo rikaba wenda ryaramamajwe cyane. Ntago kuba natanze urugero rwiza kuba Titi Brown na Kagarara bazamura ibendera ry'u Rwanda n'aba Jimmy Gatete ntago iryo bendera ari iryabo mu yandi magambo ni iry'igihugu ahubwo nuko ari we mujyambere nyambere wahagaze aho abantu bagomba kubona icyo bita iryo bendera na advertisement ni ukwamamaza kandi kwamamaza ntabwo bisaba ngo ibintu wamamaza biba ari ibyawe. Yego. Nubwo wavuga ati muze tubafitiye iyi serivisi n'iyi ariko ntibinavuze ko ibyo wamamaza ari ibyawe byanga bikunda. Ngiye kuvuga irindi jambo rikomeye. Yego. Hano mu Rwanda abantu barwanya leta bitwa ibigarasha. Yego. Sibyo? Ibigarasha nabyo bikishyura ngo abantu baba hano mu gihugu bitwa ibifobagana. Nuko babishyurana. Sibyo? Reka mbwira abantu ko no mu bwami bw'Imana no mu bwa Satani ari uko. Yego. Ubu Kristo afite ibigarasha. Turi kugendana? Yego.
akagira n'abemeye kuba donc iyo bavuze igifobagare ni umuntu wemera ko amutwara akaba ati kata hano akata nyura hano ndahanyura subira inyuma ndahanyura jya imbere sibyo ubwo rero nubona abantu bateruye iri darapo mujye umenya ko mu bwami bw'Imana ari ibigaraje abatararyemeye rero kuritwara nibo ubwami bw'umwijima bwita ibifobagane turi kugendana kandi ubundi ibijyanye na kingdom iba ari strict ngo niba wemera n'urugero nko hano mu Rwanda wemera ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame ba strict nyine ugendane n'ibyo agusaba cyane niba utabwemera icyo mukundira ko ati va hano ugende cyane uve hano mumbwire mbahe na visa dore imirongo itukura dore ngiyi ni mpamvu ushaka kuburenga mugenzi wanjye mva mu maso urani nacyo kintu mwemerera uri kumva ibintu bye biba biri strict ni mpamvu tujyana mu mudiho tujyanemo ni mpamvu utarimo inzira irakinguye na Kristo nikomeze Yesu arakubwira ati konja menye kukonja cyangwa ubire menye kugiza gute ubize andura cyangwa se uke ariko igihe kirageze byavuga butumwa byo kwigwa dushikiriza abantu urukumva ngo Imana nawe yakugira neza oya iyo neza muyireke twarabamenye benshi baseseye rwihishwa ijambo ry'Imana ngo nabanzi b'umusaraba baciriwe iteka umuntu niba yarafashe umwanzuro batira idarapo ndarizamura musibe iby'imisaraba muvaneho turashaka guhituramo ibindi bintu fini iri darapo ahantu riri twemere hari ibintu donc mu minsi ishize reka mvuge nifashishije urugero rw'icyabaye urabona ko ikoranabuhanga nk'iyo televiziyo izimye cyangwa nka kamera ikazima gutya habayemo utubazo tekinike ariya mabara ahita yimarikamo umuntu nyine byamubaye hari gukora ikiganiro bitabyimarikamo abantu babibonye baravuga ati ariko rero ibyo bintu rwose ntabwo ari byo ahita yisobanura nyine ko ari ikoranabuhanga ryabikoze watazi ibyo ari byo ndetse ko byari byinshi yeditinzemo nyine ubwo ibyo bikamucika none mpise ntekereza ko bishobora kuba ku muntu atabizi ariko nyine biranagoye se kuzamenya ngo ninde byabaye hatabizi nimba ari ikoranabuhanga ribikora ninde byanabayeho abizi biraza gutandukana biti reka nge mvuge nahuranisha biragoye kumenya umuntu utwaye iri bendera n'utaritwaye ariko ku kijyanye n'igisata cy'iyobokamana tubamo umuntu wese ukiri mu idini araritwaye fini tutira tujya mu kwirwa dukatakata umuntu wese ukiri mu idini iri bendera rizamuye nyamara uvuze ibintu bikomeye gute uyu munsi Bibiliya ivuze ngo amarembo y'ikuzimu itoro rya Kristo ryubatse ku rutare n'amarembo y'ikuzimu yazikuka iyo bavuze amarembo y'ikuzimu baba bavuze amadini yarazikutse rero nibyo navuze ngo ibendera ryarazamutse inama y'abadayimoni iba nyuma y'imyaka 100 Arisibeyire uriya mugirwa kazi wa Satani w'umwongereza yari yarasize bivuze n'ubundi kwizaba muri 2025 imwe mu myanzuro ngo yafatiwemo hari uko ririya darapo abantu bese bemera ubwami bwa Satani bagomba kurishyira mu nkuta zaho abantu babo bateranira yego mu ihuriro ryabo akaba ariyo mpamvu nyine ngo muri iyo nkuta kandi twongere tubwira abantu ko iriya mirasire cyangwa ririya darapo ntabwo ari igitambaro nk'uko tubona ibi by'ibihugu bizamurwa ni ikintu kiri spiritual ni umwuka buriya iyo turi kuvuga amabara buriya ikibazo ntabwo ari ariya mabara ahubwo ikibazo ni umwuka uri mu mabara
Yego. ari nawo wayasetinze uyashyiraho nyine uyadobuta uyakuye hahandi twavuze uyashyira hahandi satana yahitamo. Oya, iyo tubonye ayaha umukororombya ubushobozi. hejuru ntabwo ikibazo ari umukororombya, Yego. ahubwo imbaraga z'igisobanuro Imbaraga cy'umukororombya. ziwuzanye. Mwanga Imana ivuganye n'abantu ko itazongera kubahanisha umwuzure. Yego. N'aya mabara rero nk'uko nabisobanuye, nubona umuntu aritwaye akaribungana akavuga ati ariko njyewe sinzigera mvuga ku bintu by'abatinganyi, Yego. araryikora. Niyo mpamvu navuze ku bantu bari mu gisata cy'iyobokamana, umuntu wese uzi ko akiri mu idini iri bendera ararizamuye. nyine nibyo nari ngiye kuvuga. Mu by'ukuri tutirengagije biriho, hari abantu bari mu madini ariko batazi ibyo ari byo pe, kuko batigeze babibwirwa, kuko batigeze babihishurirwa, kuko babona nyine ari n'imitako biri ku myasa, Yego. batazi ababihashyize icyo babihashyiriye, bicaye aho ngaho. ubwo rero nimba amasengesho igihe kirageze ngo tubwize abantu ukuri. Yego. Ubu hano mu Rwanda dufite ikintu bita itegeko nshinga. yego Ubu kuba wowe na Betty na Robert n'undi muntu dukatakata tutazi ibyanditse mu mategeko nshinga, si igisobanuro cy'uko ritugera mu mbere y'ubutabera ariko iryo tegeko ntaryo narinzi. nta nubwo ari igisobanuro cy'uko ritatugenga ahubwo. Yes, nubwo Bibiliya ari- ivuga iki? Iravuga ngo ubwoko bwanjye Burimbutse. burarimbutse buzize iki? Kutamenya. Kutamenya. Yo bakabisobanura avuga ngo kubaha Uwiteka ni ubwenge, kureka ibyaha niko kujijwa. ni ukujijuka. Umuntu iyo amaze kujijuka aba yamaze kumenya. Yego. Ubwo icyo Ninde nashakaga muri ko mwe tumenya. w'umuswa udashaka kugira ubumenyi ku ijambo ry'Imana? Ninde muri mwe w'umuswa udashaka kugira ubwenge bw'Imana? Ninde muri mwe w'umuswa ushaka kugumya kwicara imbere y'aya mabendera adashaka kugira ubuhanga bwo gusobanukirwa ubuntu bw'Imana muri we? Nimukajye mwirwa murengera abantu. Ijambo ry'Imana banga umunyabyaha iyo bakimubyara agisohoka mu nda ya mama we ngo arabeshya akiyobagiza. Mu yandi magambo make, Eh. hari abaritwaye babizi, hari n'abaritwaye batabizi, Uwo nguwo ariko kutabimenya nabwo ni icyaha. akaba ari icyaha. Erega imbere y'Imana kuba injiji ni icyaha. Yego. Ubwo si uwo muntu uri kuvuga ngo ntago bizi. Ninde utaramenya neza ko uwitwa Mose yabujije Abisirayeli nihagira umugabo muri mwe gutinga undi mugenzi we bizamubera ikizira muzamutera amabuye. Pawulo umugabo w'Imana akaza akavuga ati no, kirazira ko umugabo aryamana na mugenzi we, Imana ibyanga urunuka. Yego. Ubu se n'ubwa mbere dukoze iki kiganiro, duhora tubikora. duhora tutabikora. Wewe wimbwira Naringiye kureba ko naberekamo gake kuri ayo mabara ngo batazireguza, sibyo? dore nimurebe nk'aho ngaho ngira ngo birasa nk'ibyenda kugaragara. Nari ndi kukubwira uyu munsi ashobora kwicara akakubwira yuko ibintu yakoze atabizi, ariko mu kanya ukajya kumubona ukamubonana ikimenyetso. N'urugero nange ubwa mbere yababwiye ko ibi bintu atarabizi, mu bwa kabiri ukajya kumubona ukamubona ikimenyetso kimeta. n'urugero ifite igisobanuro nacyo mu bwambi bw'umwijima. Yego. Ntabwo abizi ngo ntabyazi. byazi sawa. Igihe wabimenyeye wakoze, wenda ko twemere ko utari ubizi, ariko se aho ubimenyeye, aho babikubwiriye ukoze iki? Hari abandi ngo babwiwe masengesho niba ari ikintu cyamvunnye kikamvuna, cyajyaga kinyica kikansubiza kongera kuvuga atari akari amadegede ndayemera, ni ukurekura ADEPR. Niyo mpamvu rero bambwira abantu ati mbere y'uko umuntu akizwa manza ukizwe idini kugira ngo ritazazana n'ibyaha byari. Niba hari ikintu cyamvunnye ni ukurekura ADEPR. Naragendaga Imana yambwira ati rekura, nkasikinya ati Mana we sinumva uburyo Imana iri kumpungisha, ariko ubu najya ashima Imana. ubu nibwo usigaye ubona wowe ubirebera inyuma. Njye narahiriwe. Ibyo wahunze ibyari Byahishwe 18 havuze iki? Haravuze ngo irarimbutse, iraguye iraguye, irarimbutse Babuloni. ubwoko bw'Imana Bantu b'Imana nimuyivemo, muhunge, muhunge. nyamara birakomeye, ariko Kristo ni imbaraga zacu. Abe afite ukuntu azajya ababwira. Naringiye Umuntu wese nakubwiye ikintu kimwe, ndavuga ngo umuntu wese utwaye iri bendera, nakubwiye nkatwe bari mu gisata cy'iyobokamana aho baritwariye, nujya umubona ukabona uri kumva aracyashyiramo imbaraga, jya ubatisha nawe uri umutwara rumuri kabisa. Ikibazo cyanjye ntukibagirwe kuko ndacyagitekereza. Ikiyeze icyo nakubajije cyuko umuntu ashobora kugenda atabizi se,
ndacyabisubiramo umuntu wese uvuga ngo ibyo bintu ngo ntabwo njye mbizi. Noneho hari n'abandi muzarimbuka kandi muri akayabo biturutse kwijijisha no kwiyobagiza. Umuntu aricara kuko namwe mwararwaye kuvuga ngo ayo mabara ngo atwaye iki. Nta kibazo, nta kintu atwaye. Ese koko we ntabwo wenda umugabo mugenzi wawe? Ese iwawe ntibyatashyeyo umwana w'umuhungu ntiyakuzaniye umufiyanse akabategura akababwira ngo nzabazanira sheri, mwajya kubona ukabona azanye ikindi gihungu kigenzi cye? Yego. Haka ibyo bintu bibatwaye iki? Humura, hari igihe bazaza kuguhana wumvisha uyu nguyu ukuntu atanga ibihano. Arahana kabisa. Hari icyo nabonye kiri kwiyamatsa na ba Godifada ngo shango nagiye ngo kumusura ngo Godifa ngo yarandiye ngo ahita nzinuka ngo anzinura igitsina gabo. Ni imbaraga zisanzwe se cyane ni imbaraga z'umwuka? Ni imbaraga y'umwuka. Ni iki cyakubayeho cyatumye wari umugore wajyaga wemera abagabo, ariko uyu munsi bakaba bakuzinuye ukumva ko ufite inyota n'inzara yo kujya? Haramubaza ngo se ubundi ubwo murangiza muti? Mana yanjye. Nga turarangiza ngo ukongera ukarangiza ngo ukongera ukarangiza. Uri kumva? Umuntu uzazura basogokuruza banyu abageje ngano bati kanongere nipfire. Hari ibintu ashaka kureba mwongera mu muhuri. Watanga amahirwe nk'abantu bapfuye kera bakazuka bakaza uyu munsi mwisi ya ba brada kujuru AI wahita brada. Masengesha abantu bafite ubuhanga n'ubucakura bwo kunoza ibyaha ku rwego rwo hejuru, ku rwego rwo hejuru. Bana b'Imana, tugeze mu bihe by'imperuka. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko tutagomba kurya ibintu biterekerejwe ibigirwamana. Hari ubwo nakubwiye ukuntu umuntu akopera n'umwarimu agasigara akanuye amaso akatisha ataho na mwarimu ntihamenye ibyo ari byo. Aragenda agafotoza note agashyiraho n'ikirango cy'ikigo uko bategura ikizamini, agafotoza note agashyiraho n'ikirango cy'ikigo. Babyita ubuhenzi bw'ibyaha. Kinjira gifite ubuhenzi bw'ibyaha, uriganya n'ubuhenzi bw'ibyaha n'ubwo ngubwo. Rero abantu ntibaze gutekereza ko iri bendera rya Satani ahantu muri kubona ryazamutse ari ibintu koko byo gusuzugura nk'aho mukeka ko ari amabara. Ni umwuka kurenza uko ari amabara. Kandi turagira ngo tubabwire ko nta gihugu na kimwe gishobora kwibwiriza kuzamura ibendera cyangwa se ngo bashinge ibendera ry'igihugu ahantu hatari igikorwa cy'igihugu. Ibyo bintu nabyo ntabwo bishoboka. Uzarisanga ku murenge, uzarisanga ku kagari, ku karere, ariko ntabwo uzigera usanga ibendera ry'igihugu nko mu gishanga cyangwa oya, ntabwo ibyo bintu bizakunda. Aho hantu byanga bikunda uko byasa kose haba hari ibikorwa bya leta bikorerwa aho hantu. Ni nako na Satani kurirekura ngo arishinga nagapfa kushinga aho yiboneye. Serivisi ziba zitangirwa aho hantu uko byasa kose. Turasoje rero. Ndabizi ko abanyamatiku bavuga ati musoje ikiganiro ntumvishe ibyo mwashakaga n'ibyo mwabashije, sibyo? Mbo ikibazo cyawe wabajije uheraho bwa mbere ngo ese Solange, sibyo? Ndetse n'abandi n'urugero koko niwe. Reka mbabwire ko nta muntu ujya gutingana ngo ahamagare mugenzi we ngo ngwino urebe ko ndi gutingana. Jye sindamubona atingana. Cyokoze ikintu nzi nka Robert, nzi neza ko iyo nkoze ubushakashatsi ku muntu nkareba ibyo avuga nkareba n'ibyo akora, sibyo? Nshobora kuza nkavuga ati uyu muntu niwe cyangwa siwe. Genda cyakora research. Research yanjye iri kurodinga igeze kuri 30%. Yego. Nimara kuzuza 100% nzaza mbabwire. Sibyo? Yego. Ubwo research yanjye irimo ibyo ngibyo by'imikeka mwabonye. Yego. Research yanjye uri kumva irimo ya shati y'umukara yambaye. Sibyo? Research yanjye iracyari mu byo avuga. Ndacyari searching. Rero nge ntabwo nazabaga ngo nabonye ibi ngibi ntarabibonye. Nge ntabyo nzi. Gusa ibyo mwabonye natwe twarabibonye. Ibyo mwabonye nanjye narabibonye, sibyo? Yego. Mukiza Yesu abe hamwe n'abari badukurikiye bose.
baze kumenya ko aba batinganyi ni gadi itwaye iri bendera rya satani, ariko ntibibujije ko muri iriya purase haba harimo n'abandi babikora kubwo inyungu z'amafaranga bagiye bahabwa, kuko ni ukwamamaza ubwami nyine buri kugenda bwima. Hanyuma rero kubwamamaza nyine murabizi ko mu kwamamaza habamo amafaranga menshi. Hari n'abagenda bakabwamamaza nyine bakamamaza. Wera kubwiye nabwo urugero rwiza rwa purase, abacura bitekerezo bayo nimwo babo. Abapasiteri bashobora kwicara, pasiteri akicara akabona ibintu biri gukorerwa hate waya. Ese nagira ikintu mvuga, samba bari umugati wanjye ngomba kuwurinda ngazaga kuburyo nzajya mvuba, kuryo nzajyana n'abandi muri nzajya mubwira ati ariko ibyo ni ukwizera guke. Amabara ibintu byose byiza tuzabiharira satani. Ese ubundi amabara yabatwara iki nimba mwarizeye Yesu? Ubwo ayo mabara yabakuramo Yesu? Nimukomeza agenda bepinotiza buhoro buhoro, ari amabara aramanipira. Kandi nimba uri ahantu rero ibendera rya barakubwira ngo umuntu bamukoraho rimwe agahita yibagirwa cyane rwose. Yego Mukiza Yesu, abandi n'abantu bose bari badukurikiye, turagushimiye kubwo iki kiganiro kirimo imbaraga zikomeye. Reka wenda abantu bakunda kudushinja ko tudasoma ijambo ry'Imana, mbabwire imirongo iri bibilike igaragaza ko Imana yanga ubutinganyi. Abarewi 18:22, Abarewi 20:13, Abaroma 1:26-27, Abakorino ba mbere 3:9-10, na Timoteyo wa mbere 1:9 kugeza ku 10. Harimo ibi bintu Imana ibyanga urunuka. Imana ibamugisha. Mukiza Yesu abane namwe, duhure mu biganiro by'ubutaha. Shalom.